Hello muraho ndabaramukije cyane inshuti bakunzi ba Women in Girls Ministry. Muraho ni amahoro, Umwami Yesu nashimwe. Hashize iminsi myinshi tudakora uyu murimo kubw'ikibazo nari naragize cya kamera. N'ubu ntabwo birakemuka neza, ariko uko biri Imana yabaye iciye inzira, yabaye iciye akanzu, turaba tunyura muri ako kanzu rero tugakoresha uko kari dukora umurimo w'Imana. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abasubscribers bashyashya mwagiye muza, nubwo nta biganiro bishyashya byasohokaga, ariko Imana ntiyahwemye kuduha abantu bashyashya bagenda batwiyungaho. Ngira ngo twahagaze ndi nko kuri 260, ariko naje kureba mbona tugeze ku bantu 370 ndetse n'imisago. Abo bantu bose rero umve ko mbashimiye. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha cyane kubwo kunshyigikira ndetse no gushyigikira umurimo wayo. Ndashimira kandi abantu mwese mutahwemye kudusengera kugira ngo tugaruke kuri uyu murimo. Data wa twese namwe azabiture. Ngarutse rero mu ijambo ry'Imana riri muri Nehemiya, ni ibice 6. Turasoma duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa 12, dusimbuke tuze gusoma uwa 15 ndetse n'uwa 16. Rero mbere yuko dusema, reka tubanze dusenge, mbasaba namwe kwihuta mukafungura Bibiliya zanyu kugira ngo tugendane. Ni ijambo riri kuri page ya 462. Reka dusenge. Uruwera uri Imana ikiranuka, waremye ijuru n'isi ndetse n'abantu n'ibirimo byose, izina ryawe rihimbazwe. Tuguciriye bugufi muri aya masaha rero, naba ari wowe ushyirwa hejuru. Uwiteka tugiye kuvuga ijambo ryawe, turakwinginze ngo uduhe umwuka w'ubwenge, uduhe umwuka wera, uturinde kuvuga ibidafite umumaro, udushyigikire muri uyu murimo, uduhe kuwukora neza, kuko tuzi neza ko nyuma y'ibi hari ingororano kubizera. Rero nubane nanjye ndetse na buri muntu wese ufashe umwanya kugira ngo yumvire ijambo. Uwiteka uduhe ko twumva tugasobanukirwa icyo umwuka wera ashaka kuvugana natwe muri iri jambo. Urakoze, turagushimye kandi tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen amen. Abakunzi banjye rero reka twihute dusome. Ni ijambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo umurimo w'Imana udeheshwa n'ubugambanyi n'ibikangisho. Bukeye babwira Sanibalati na Tobiya na Geshemu umwarabu n'abandi banzi bacu yuko nubatse inkike, kandi ko nta cyuho gisigaye kuri yo, nubwo nari ntarakinga inzugi ku marembo. Nuko Sanibalati na Geshemu barantumira ngo nze duhurire mu kirorero kimwe mu byo mu gisiza cya Ono, ariko bashakaga kungirira nabi. Nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti, ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kumanuka. Nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Bantumaho batyo 4, nanjye mbasubiza ntyo. Maze Sanibalati yongera kuntumaho umugaragu we ubwa 5, atyo afite urwandiko rurambuye mu ntoki ze, rwari rwanditswemo ngo, mu mahanga hari impuha, kandi na Geshemu aravuga yuko wowe n'Abayuda mushaka kugoma, ngo nicyo gituma mwubaka inkike, kandi ngo urashaka kuba umwami wabo. Uko niko izo mpuha zivugwa. Ngo washyizeho n'abahanuzi bo kwamamaza ibyawe i Yerusalemu, ngo mu Buyuda harimo umwami. None ngwino tujye inama, kuko izo nkuru batazabura kuzibwira umwami. Nanjye mutumaho nti, ibyo uvuze ibyo nta byabaye, ahubwo ni wowe wabyihimbiye mu mutima wawe. Bose bashaka kudukangisha, bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka umurimo ntukorwe. Ariko Mana yanjye unkomereze amaboko. Maze njya kwa Shemaya mwene Deraya mwene Mehetabeli, wari ukingiranye. Arambwira ati, tubonanire ku nzu y'Imana imbere mu rusengero, dukinge inzugi z'urusengero, kuko bazaza kukwica. Ni koko iri joro baraza kuza kukwica. Ndamusubiza nti, ndi umugabo ungana atya nahunga. Mbese ninde mu bo tungana wahungira mu rusengero akikiza? Sindi bujyeyo. Mbyitegereje menye yuko atari Imana yamutumye, ahubwo yampanuriyeho ibyo, kuko Tobiya na Sanibalati bari bamuguriye. Dusome 15. Nuko ku munsi wa 25 w'ukwezi kwitwa Eluli, inkike ziruzura. Twari tumaze iminsi 52 tuzubaka. Maze abanzi bacu bose babyumvise, abanyamahanga bose badukikije bakuka imitima, baca bugufi cyane barigaya, kuko babonye yuko Imana yacu ariyo ikoze uwo murimo. Amen amen.
Bakunzi ba Women in Girls Ministry, ni iri jambo Imana yampaye kuvugana namwe kuri uyu munsi. Ni ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye, kugira ngo twongere kwibukiranya, ese bantu mwahagurutse kugira ngo mugire ibintu mukorera Imana, mugire umurimo w'Imana mukora, ni iki kiri kubaca intege? Umwuka w'Imana aravuze ngo ni iki kiri kubaca intege? Ibiri kubaca intege ni mumenye ko ari ibikangisho by'umwanzi, kuko umwanzi Satani azi neza ko uyu murimo mwatangiye muzawugororerwa hanyuma. Niyo mpamvu akora uko ashoboye kose kugira ngo abace intege, ngo ahari niba bishoboka muhagarikiraho umurimo mwari mutangiye. Ariko umwuka w'Imana aravugana namwe ngo nimukomeze mwubake izo nkike, mwe kwita ku magambo, mwe kwita ku bikangisho byose by'umwanzi ari kubatera, byaba ari uburwayi ukaba wari wahagurutse gukora umurimo mwiza ariko ugafatwa n'uburwayi ukavuga ati ndabiretse. Ibikangisho ibyo ari byo byose umwanzi ari kugutera, umwuka w'Imana ari kukubwira ngo menya ko ari ibikangisho, ntabwo ari iby'ukuri, arimo aragutera ubwoba. Urabona ko Nehemiya bageze n'ubwo bamubwira bati uricwa iri joro bari bukwice, ariko Nehemiya yariho umwuka mwiza w'Imana wamuhaga kwitegereza akamenya neza ibimuhanuriwe ibyo ari byo. Imana rero natwe muri iyi minsi ya nyuma iduhe umwuka w'ubwenge wo gusobanukirwa ko abaduhanurira bose ntago baba bavugishijwe n'umwuka w'Imana. Imana uduha umwuka wo kurondora, tumenye ibyo turi guhanurirwa, tumenye ibyo tubwiwe, tumenye ko koko biturutse ku Mana cyangwa atari ku Mana, kuko bashakaga kumubeshya kugira ngo bamwigize ahubwo aho bashobora kumukorera ubwo bugome nk'uko bari babigambiriye bwo kuza kumugirira nabi. Rero menya ko nuhaguruka gukora umurimo w'Imana hari ibintu byinshi bizahaguruka kuguca intege, kandi ibyo bintu byose nta kindi kibimotiva, nta kindi kibiri inyuma, ni umwanzi Satani, kuko azi neza ko urugendo watangiye ari urugendo rwiza, kandi azi neza ko ku musozo warwo uzarugororerwa. Komeza inzira wahisemo rero, ukomeze ukorere Imana mu buryo bwose wemeranye wavuganye nayo, ongera uhaguruke usubire ku murimo wayo. Imana irabakunda kandi Imana itwitayeho, iri kumwe natwe, ntabwo izadusiga twenyine, niko Yesu yavuze, aravuga ngo dore ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Imana iri kumwe nawe mu murimo watangiye, komeza ukore, naho ibicantege nkeya byaba bihari wibitindaho, wibyitaho, wowe komeza ukore. Yabwiye Gideyoni ngo genda uko imbaraga zawe ziri, nawe komeza ugenda uko imbaraga zawe zingana, hari impamvu Imana yabishyize muri wowe. Ndabakunda rero, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha n'ayo magambo uyu munsi Imana yari yampaye. Kandi niba ari ubwa mbere ubonye ijambo ry'Imana kuri Women in Girls Ministry, ndagusabye ngo uduhe subscribe kugira ngo ugumane natwe, kandi nimba wumvise iri jambo rigufashije nturyihererane, uryohereze mugenzi wawe ahari nawe ryamugirira umumaro. Murakoze, Yesu abaho umugisha, tuzabonana ubutaha. Bye bye, ciao, ndabakunda.